Hello guys, nongeye kubasuhuza murakaza neza kuri no muyoboro wacu. Nizere ko mumeze neza. Muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uko wafata amagambo yanditse mu rurimi udasobanukirwa neza, maze ukabasha kuba wayahindura ukayashyira mu rurimi ubasha kuba wasoma. Ushobora kwifashisha ubu buryo nibwo bwa mbere, ku buryo n'ahantu waba waranditse mu ikayi byakoraniye kuba wabisoma ngo bisobanukirwe, wabikoresha ukaba wafotora maze ukabasha kuba wahita usobanukirwa icyo ushatse bashakaga kukugezaho. Kurikira iyi video, uramara kureba iyi video umaze kumenya uko wabyikorera. We munyeshuri, abanyeshuri, iyi video muyisharinge ku bandi banyeshuri. Aka kantu nizera ko kari bubafashe cyane cyane mwebwe banyeshuri mwiga indimi. Mukurikire akantu ku kandi. Niba uri mushyashya ukaba uri gukigera kuri iyi video, uri umunyamahirwe, buka gukanda subscribe, ukore kukazogera, ukora ahantu handitse all, uzajya ubona video zacu mu wa mbere. Ntago tinda, nk'ibisanzwe uraza kuri Play Store maze uze wandike iyi application. Iyi application ya Play Store uraza ube wasecingamo, uraza hano basecingira, aha bandikiramo wandike translate. Urandikamo gutya translate, uhite ukanda ahangaha hano hepfo ha kabiri ahanditse translate, aba ariho uhita wemeza. Kurikira witonze. Urabona hano barahita bakuzanira application ebyiri. Iyo tugiye kuba twarebera hamwe irabidufasha neza 100%. Ni iyi application ya kabiri. Iyi application ya kabiri niyo igiye kuba yabidufashamo. Iyi application niyo tugiye kuba twakifashisha. Niyo mpamvu rero uraza kandi hano uyestare, ni wowe iraba itestaye. Uyestare, numara kwestara irahita ijya muri application n'isindi. Urabona ko ngewe iristare. Icyo ndakora ndaza hano muri application leta nyisangamo tayari. Ngiyi application yacu. Iyi ngiyi niyo tugiye kuba twakifashisha. Iyi ngiyi tugiye kuba twayifashisha maze tubashe kuba twamenya uko wahindura mu ndimi ushaka amagambo yawe. Ujibona nk'indirimbo, ugasanga indirimbo yanditse mu Gifaransa, ugasanga yanditse mu ndimi zitandukanye, ariko wowe nukora ibi bintu birarangira umaze kumenya neza uko wajya ubishyira mu rurimi wumva kandi rukoroheye rukubangukiye. Uraza niba twayifungura, uraza uyifungure. Nuyifungura irafunguka imeze gutya. Icyo urakora urahita uza ukanda hano hasi handitse aha hasi, uraza uhite ukanda aha hasi. Aha hasi niho uraza ube wakanda aha, uraza uhakande. Nurangiza urahita utungukira ahantu hameze gutya. Icyo ahangaha urakora, urahita ukora kwa kano ga fresh kari hano hejuru. Aha kagaruka hano ukuboko kw'ibumoso hejuru, uraza uhite ugakandaho. Nurangiza ugaruke hano. Nugaruka hano urahita uza ukanda hano handitse skip aha hejuru. Uraza aba ariho dukanda. Tayari hano uraba utungukiye muri application yacu, urabifungutse. Icyo wowe urakora, uraza ukande hano. Niba ayo magambo ugiye kuzanamo ari Icyongereza, hano uraza uyakandeho. Numara kuyakandaho uhitemo indimi ururimi ushaka. Nurangiza hano hahijya aha kabiri uhitemo
birahinduka mu ruhe rurimi ubasha kuba wasobanukiwe. Kambikore hano ngewe hano urayemezaho, hano uhitemo niba ibyo bintu ugiye kuba wafotora cyangwa se iyo foto ugiye kuba wazanamo niba iri mu gifaransa wemezeho, niba iri mu cyongereza uze wemezeho, nurangiza bize mu cyongereza. Hano niba birahinduka mu rurimi, niba birahinduka mu giswahili, niba birahinduka mu Armenia, niba birahinduka icyongereza nabyo uhitemo. Ahangaha uraza uhitemo, njye hano ndahitamo mu kinyarwanda kuko byanditse mu cyongereza nshaka ko babimundira mu kinyarwanda. Icyo urakora uraza uhite ukanda hano hasi, aha hari hano kano kantu kameze nk'agafoto nk'agakamera akangaka, niko urakandaho, uraza uhita ugakandaho, kurikira witonze. Numara kugakandaho uraza wowe uhita ukanda hano aha hirya handitse hagaragara aha, uraza uhite uhakanda, kurikira witonze, hano urahita utungukira ku mafoto yawe, urahitamo ifoto ushaka. Ahangaha ngiyi ifoto ngiye kuba nahitamo, ndaza nyemezeho. Urabona yuko irimo irasikana, irimo irayisuzuma. Tayari urabona ko ihise ibihindura mu kinyarwanda. Icyo urakora, iyi foto niba ushaka ko uyidownloadinga ubisome neza, uraza uhite ukanda hano handitse download, hano ukandika reba hasi aha, uraza bariho ukanda, uraza ukandeho, bibaye success, bibaye save. Icyo urakora nyine urahita ubizuminga bibe binini. Numara kuba wabyesitara neza, wamaze kuba wabidownloadinga, urahita ukupa ifoto yawe, urahita uyisanga muri file niho turaza tuyirebere. Kira witonze turebe icyo byashaka kuvuga, uraza wemezeho. Hano ngiyi tayari ngiyi ifoto yacu ibashije kuba yahagira, iri mu kinyarwanda. Urazuminga aho bitagaragara neza, use nk'ubizuminga bigaragare. Urabona yuko bihita bikora neza. Urabona uko bimeze. Tayari urabona yuko byakunze. Ni ibingibi rero, ahangaha wabikora neza cyane. Kanda subscribe, ukore ku nzogera kugira ngo ubutaha uzabone uko wafotora noneho ibintu wanditse ahantu ikabihindura mu rundi rurimi ushaka. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao naho ubutaha.